Jamahana Shitibo Jamugaramye Sitibo zemekele vos. Professeur papa. Mumereze igitenge vuba vuba. Lema Shali ebene kele mote. Sobe tani enek. Urakoze Yesu. Zana Bibiliya aho ngaho. Shitiba sotele. Urakoze Yesu. Dongele vos. Ndagushimira. Muhereze microphone hano. Jebetosik. Tell hallelujah. 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 To be the hallelujah. Kuva uyu munsi aho ndambitse Bibiliya wari ufitemo kanseri mu gitsina cyawe irahari cyangwa ntayo? Bose hashika bari banyohereje Faisal narindi yo kuwa mbere bampara ndevo yo kuri 30 baguhaye randevu muri CHK no muri Faisal naho muri Faisal wagiyeyo kubera kanseri yo mu gitsina ndi kureba kuva uyu mwanya irakize no kuwiteka avuze. Hallelujah. Zamurira Imana icyubahiro te hallelujah. Hallelujah. Hey. Haguruka. Haguruka n'ibyawe byose. Uzikurinda mana. Uzikurinda. Mana ikinimba. Ikinimba mana we. Urinda. Mana we. Mana we. Data we. Kurinda. Mana we. Uzikurinda. Mana we. Uzikurinda. Urinze papa. Uramukijije. Umukijije ingwara. Rinda data we. Uzikurinda. Mana we. Uzikurinda. Abavuganye n'Imana tuyongere amashyi menshi. Hallelujah. Papa byari byakomeye. Byari bingoye. Faisal nagiyeyo hashika banduragiza banyuza mu byuma buri munsi. Nubugira ngo nakubesha nunataha ujyeyo barasanga uri mutaraga cyangwa ikikurimo Imana yayigutuye. Haleluya Kristo aracyari ku ngoma. Haleluya. Haleluya. Niba kubaza kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Niba kubaza kuki wuzuye igishimo uzababwire Yesu wangiriye neza. Niba kubaza kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Hallelujah. Uzagende wamamaza ineza ya Yesu. Nzaza gushima. Uzagende wamamaza ineza ya Yesu. Nzashima rwose Uwiteka. Ku cyumweru saa 10 dufite igiterane cy'amasengesho hano. Tuzatangira saa 10 dusoze saa 2 z'ijoro. Ufite umuntu urwaye, ufite umuntu ubabaye, muzane dusenga Imana ibashe kumukuraho ingoyi ya Satani. Haleluya. Mama Karame. Imana irambwiye ngo ufite agahinda k'umuntu ufunzwe urimo urarira amanywa na nijoro. Nukuri. Kuva uyu munsi marayika agiye muri gereza agiye kujya kumufungura. Amen. Hallelujah. Uyu muntu ufunzwe mufate mukecuru. Nuwa ufunzwe. Umuhungu wanjye. Ayi nguhamagarira Imana atahe. Mumuhamagarire atahe rwose. Ari mageragere. Aratahe. Ninde witwa Damascene? Damascene uramuzi? Niko yitwa. Agiye gutaha. Bega twatera haleluya. Zamurira Imana icyubahiro. Zetenema. Satala boniya sate. Mama uyu mwana wawe ahora kuriza. Aharandiza cyane. Uyu mwana wawe mbonye yarashatse umugore
abarozi barangije ntibabikunda arapfa umugore wa mbere arapfa amaze gupfa yashatse uwa kabiri uwo wa kabiri mbonye ari umugesheje mageragere jewe ndi umuhanuzi araho nkuzi haraho nzi reka nguhari nubwo bwa mbere reka nguhanurire mama ibibazo birenda kukwica ikigaragaza ko ndi umuhanuzi uku kwezi tugiye kwinjiramo hari umwana w'umushitsi uzabasura urabisobanukiwe bigusobanurire neza ati hari umwana wawe ndi kureba utwitagiye kubyara ubu tuvugana ndi wawe kubwire ko ndi wawe kubwire uko hameze nibwo urabyemera ko ndiyo inyuma y'inzu hari ahantu ndi kureba muzirika inka irahari iyi nka ndi kureba mama muhora muyiteza inshinge muyibangurura ndabona imaze kwangirika gatandatu inshuro itandatu muteza inshinge yanze kuza yanze gufata dore humura ugiye kubona kandi kana cy'inkama Imana irambwiye ngo n'ingwara wari ufite uyu mwanya irangiriye ahangaha irarangiye urishimye ikindi uyu mwana wagufunzwe agiye gutaha mama urugo rwawe Imana iruhaye amahoro gatoya nabaga muri uyu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro umujyi urananira ndimuka njya gutura Igicumbi nkagura inzu ariko satani yarandwanyije cyane bikomeye ku buryo numva hari nzagaruka i Kigali naragiye banyicira umwana w'imyaka 5 w'umuhungu ndamuhamba barambwira ngo nzasubira iyo navuye ntumva ntabona ubwo rero Imana ni iki handindiye umva nkubwire nk'umuhanuzi humura fashe wowe wageze ku muhanuzi ceceka gira uwo muntu muri kwe ngo waje kuba bamenya amen Imana iri muri twirareba kandi irakora gira uwo muntu muri kumwe ngo irakora wemera ko ikora wowe ndi kureba mbonye Imana ikujyanye mu mahanga dore ngo arandeba usengera Imana iguha amafaranga ari akazi ufite nubwo ufite akazi uri umukene satani yaguteje ubukene buteye ubwoba watera haleluya nkakubwira muhereze microphone haleluya vuga ngo nakiriye amafaranga haleluya mbonye Imana iguha urugo rw'umugisha irangije irambwira ngo imiryango yawe yose yafunze Imana irayifunguye uzaba umuntu ukomeye mu muryango iwanyu icya kabiri ubuzima warubayemo Imana ibugukuyemo iguteretse mu bundi buzima Imana igiye kuguha company ugiye kwikorera ko nguhanurira nkabona utabyumva wagira ngo hari miliyoni ubitse ku mufuka nta n'amafaranga ufite ntayo mfite jya kuri momo yawe ngiye kuguhamagarira amafaranga tumutunga ibiganza Imana imuha amafaranga akanyenyeri 182 akanyenyeri 6 akanyenyeri 1 akanyenyeri shyiramo umubare w'ibanga amafaranga yawe yaje uri kureba kuri momo yawe uyireba kuva uyu munsi ugiye kwakira miliyoni 5 Imana ishema amafaranga ariho Imana irambwiye ngo kubwo kuza mu nzu y'Imana hariho 5,000 n'amafaranga 160 cyane ukuri ni yariho muhereza rebe mbega dutere haleluya shyira hariya muri kamera barebe mbega tuzamura icyubahiro cy'Imana duhanure tera haleluya ngo n'umugabo nanjye ndamwemera ayiwe ngo n'umugabo nanjye Yesu wacu n'umugabo nanjye
Amen, hallelujah. Umva sister, ndeba hano nkubwira, uyu mwaka twinjiyemo turimo utararangira, Imana igukoreye surprise cya kabiri. Akira Imana iguhaye imodoka yawe yo kuzajya utwara. Hallelujah. Hallelujah. Hereza ikiganza abantu batatu babwire ngo ibyo yakubwiye igiye kubisohoza. Jya kwicara, Imana iragutabaye. Ibyo yakubwiye igiye kugira gute? Imana irabisohoza mu izina rya nde. Le mama satalabo shete. Imana irabiso. Tana domesta difepetre. Mama ngwino hano, wowe ndi kureba. Nyaruka nyaruka. Zete tope. Uyu munsi ngiye guhanura umusozi ukuri imbere urakuva imbere. Hallelujah. Ngo arashaka umuntu wagize ninde wakuraritse? Umuntu wandaritse ndamushaka hano imbere. Nazi ninde? La ya mama setelebo shelebo. Ya mama sete. Ninde wararitse huyu mushiki wacu? Oh, shalama tifala. Uzamugurira akantu yakuzanye ku muhanuzi w'Imana. Niba kubaza kuki uzuyama, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. niba kubaza kuki uzuye ibyishimo, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. haleluya. Dore nguwo yaje. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Haye Imana icyubahiro ko yemeye ko uyu munsi igaragara hano. Uyu murebe iruhande rwanjye turakorana mu kazi. Nimugoroba nibwo yambwiye ati Albertine ejo ufite umwanya nkubwira ahantu ejo tuzajyana gusenga. Ndangije ndamubwaye nta kibazo mbwira tuzajyana. Nibwo yambwiye ko mutangira saa 3 mugasoza saa 11. Arangije arambwira ati rero uzinduke batangira hakiri kare ntukerere. Ndangije ndamubwira rero arambwira ati we agiye kwitegura arazinduka. Yabwaye nubwo uri buzinduke umfatira umwanya w'imbere inyuma bararangara. Niyo message namuhaye. Arangije arambwira ati nta kibazo ndagufatira. Yasanze umwanya yawe umfatiye ni hano imbere. Rero ibyubahiro by'Imana musabiye umugisha. Amen. Mumutunga ibiganza. Hari igitondo Imana igiye kukwibuka ikaguha gutwenga nk'abantu. Hereza umuntu ikiganza umubwire ngo dore igitondo. Igitondo kirakuzuye. Rebobo telebo siyama. Langari ya mama saterebo. Hari igitondo ndi kureba. Nubwo wirabura dore bugiye guca. Nubwo igicuku kibaye umwijima humura bugiye guca. Nubwo amarira kubanye menshi humura bugiye guca. Nubwo ureba imbere yawe ukabona nta nzira, hari igitondo cyihumura. Hari igitondo cyihumura. Imana iri kuvugana nawe ngo hari igitondo. Amarira uri mu buriri Imana yareba. Ubukene uri kunyuramo Imana irabuzi. Ubushomeri ufite Imana irimo irabureba. Ubuzima bwo kubaho utegereje abakugirira neza Imana irakureba.
nubwo ubona ko inzira zifunze kuri wowe, dore hari umuryango Imana ikuzaniye uyu mwana. Ndimo ndareba imbere yawe, buri muryango wose wugururwa. Sinzi umuryango umaze igihe kinini, hari igitondo Imana igiye kukwibuka. Watakiye abantu barakwirengagiza, wahamagaye abakomeye bose barakwirengagiza, wagwanye intambara urigwanirira, dore byaranze. Inzira zose uri kunyuramo dore zamaze kwifunga. Amateka kubanye maremare ku musozi aho utuye, uri gukabakaba impande zose, wabuze icyerekezo. Ubuzima burimo burarura buragushaririye. Imana iravuze ngo imanuwe no kureba aho byabereye. Mama, Imana iramanuwe no kureba agahinda kawe. Papa, Imana imanuwe no kureba agahinda kawe. Mushiki wanjye, Imana imanuwe no kureba agahinda kawe n'intimufite. Musore, Imana imanuwe no kureba agahinda kakubabaza. Imana imanuwe no kureba impamvu tubaka nk'abandi nguneze. Imana imanuwe no kureba ubukode uhoramo buri munsi. Imana imanuwe no kureba impamvu uhora muri ayo madeni. Imana imanuwe no kuza kugikiza iyo diyabete kubanye ndende. Imana imanuwe no kugukuraho ayo madeni. Imana imanuwe no kuza kureba impamvu umugore yagusize muri ubwo buzima. Imana imanuwe no kuza kureba impamvu ukora n'utera imbere nk'abandi. Uriya mama seterebo, sinzi umuntu yumva muri aya masaha, sinzi niba unteze amatwi. Imana iraje, Imana iraje muri abo bana babuze ubwenge. Imana iraje, Imana iraje. Yewe wasenze we, Imana iraje niko ivuganye nawe. Heriya mama teshetepa. Dore dosiye yawe Imana igiye kuyihindura. Dore biraje. Imana ije guhindura dosiye yawe. Ni iki kiguteye agahinda? Kubera icyo udashaka wakubaka rugasenyuka, atari ukubuzura.